ni indwanyi kabuhariwe, arazwi guturuka mu karere k'ibiyaga bigari kugeza n'ibwota amasimbi, nk'uko bafite experience yo kuba mu ngabo z'ibihugu bitatu bitandukanye, ndetse bibiri muri byo akabigiramo umwanya wihariye ukomeye cyane mu bya gisirikare. Akaza i Rwanda agatanga amategeko, akajya i Kongo naho agatanga amategeko, kandi byose bigakurikizwa nk'uko yabivuze. Nk'uko ab'ibwota amasimbi bamumenye kubera operasiyo nyinshi yagiye akora zihambaye, nk'iyiswe operasiyo Kitona yakorewe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yo ubwayo itanga urugero rwiza rw'ukuntu izina rye rihora ryisubiramo mu matwi y'abashaka kumenya amateka y'igisirikare cya Kongo nyuma ya za 1994. Ibyo kuba yarahanganye n'intare akoresheje inkoni nsa, ibyo nawe abyivugira nk'ibyabaye ejo. Retired General James Kabarebe, ndabizi ko umuzi cyane ndetse namwe mu mateka y'urayazi, ariko ngo biba byiza iyo wigiye ku hahise, haba hawe cyangwa undi muntu, haba ari ahahise wahigiraho. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe amasomo dushobora kwigira mu mateka y'uyu mugabo James Kabarebe. Kugira ngo ubyumve neza biragusaba kwimagina, ese amateka y'uyu mugabo abaye yanditse mu gitabo, icyo gitabo ukagisoma, ni ayahe masomo wagikuramo? Nk'uko bisanzwe iyi ni Tego Media, ikiganiro ni amasomo mu mateka. Naho njye wumva, amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirimaka naryo ni iryanjye. Isomo rya mbere: kunyura mu bikomeye bitakoroheye ndetse bikomeza kuguca intege umunsi ku munsi, uramenye ntibizigere bikubuza gukomeza inzira watangiye ubona yuko ishobora kukugeza heza mu buzima. General James Kabarebe yavukiye mu Rwanda 1959, bihurirana n'igihe bari kumeneshwa birukanwa mu Rwanda, iwabo bahungiye mu Bugande. Kuvukira mu buzima bw'ubuhunzi ndetse ukanabukuriramo ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Mu kuba batarakundwaga ndetse badafashwe neza aho bahungiye, byatumaga babona neza ko amahirwe amwe bafite yo gukoresha ari ukwiga neza amashuri yose ashoboka, kuko ariyo bageragaho uburenganzira, naho ibindi byose byabaga biri mu nzozi. Bagahitamo kwiga ayo mashuri neza, ariko nabo batazi ngo ese azabagirira akamaro ryari cyangwa hehe, ko igihugu cyabo bari barakirukanwemo ndetse n'icyo bahungiyemo nacyo kitabafashe neza nk'uko bikwiye. Igihe James Kabarebe yigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Kyamate School, ari naho hize Museveni perezida wa Uganda, ngo umunsi umwe Kabarebe yari ari ku murongo w'imbere bari kuririmba, bahagaze hamwe na bagenzi be ku ishuri. Hari umwarimu w'umudamu yangaga Abanyarwanda cyane, arangije atoranya Kabarebe mu bandi bari bahagararanye aho ngaho, amusubiza inyuma, aragenda amuhagarika inyuma ngo nuko ari Umunyarwanda, ndetse anamubwira ko adashaka kumubona yasamura umunwa, aranamukubita. James Kabarebe mu magambo ati, kuva icyo gihe sinongeye kuririmba ndetse nahise mbyanga burundu. Ubu ngubu nshobora kubyina nkizihirwa n'indirimbo, ariko sinshobora kubumbura umunwa wanjye ngo ndaririmba. Nyamara kuba Kabarebe yararetse kuririmba burundu, nuko n'ubundi byari ibintu bitamushishikaza cyane, kuko we icyari kimuraje inshinga ni ukwiga neza ndetse agatsinda neza mu ishuri, kandi yarabikoraga. Bityo rero intego ye nyamukuru yo kwiga neza ntiyigeze ihungabana ngo nuko yanzwe mu gihugu arimo, cyangwa se ngo nuko yabujijwe kuririmba, kuko yakomeje kwiga neza, akava kuri Kyamate Primary School agakomereza kuri Kabarega Secondary School, ndetse akaba yarabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bukungu, mu bugeni ndetse na siyanse politike yakuye muri kaminuza ya Makerere University yo muri Uganda. Isomo rya kabiri: menya ko uretse ibitangaza by'Imana, ahasigaye ubuzima bwawe buba buri mu biganza byawe. Ufata izo nshingano, umenye no kubufatira umwanzuro aho ugomba kubwerekeza, ushingiye kuri situwasiyo zihari ndetse n'impinduka wowe ushaka kubona, uhere ko ubushyira mu mujyo wowe wifuza. Ubwo Milton Obote yari amaze kujya ku butegetsi muri Uganda, ahiritse Idi Amin Dada, yazanye ingengabitekerezo yo kwirukana abanyamahanga muri Uganda, by'umwihariko ahereye ku Banyarwanda, kugeza ubwo mu kwa 10 1982 Milton Obote na leta yari ayoboye bafashe umwanzuro wo kwirukana Abanyarwanda bose bari muri Uganda ku mbaraga. Kabarebe na bagenzi be batari basobanukiwe neza mu Rwanda uko ibintu byifashe, bumvaga ko kuba leta ya Uganda ibirukanye kandi bakaba ari Abanyarwanda birabaho uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu,
nta nkomyi bagasubira ku butaka bwabo bw'u Rwanda. Nyamara ahangaha ibyo bibwiraga basanze bibeshya cyane, ko nyuma yo kugenda ibirometero byinshi n'inka zabo bava Uganda berekeza mu Rwanda, baje kugera ku mupaka bangirwa kwinjira mu Rwanda. Abasirikare bari barinze umupaka ku ruhande rw'u Rwanda babahinda babasubiza inyuma, n'Abagande nabo babasubiza inyuma bababwira yuko ari Abanyarwanda ngo nibatahe iwabo. Bisanze ahantu honyine bari bafite ho guhagarara ariko ntihagire umuntu bareba nabi, ari mu kagezi gatoya kari gatandukanyije u Rwanda na Uganda, kugeza ubwo umukaporari umwe mu ngabo z'u Rwanda zari zirinze ku mupaka yababwiraga ati mu Bugande barabanze kandi natwe ntitubashaka i Rwanda, rero mwigumire muri ako kagezi kuko niko katagira nyirako. Kuva kuri ibyo nkubwiye kugeza ku kuba barageze aho bakinjirira muri pariki y'Akagera bagahinguka mu nkambi, byose ni urugendo rukomeye Kabarebe yaciyemo rwamuhaga impamvu zo gusubira Uganda akajoyininga igisirikare. Impamvu rurangiza ni uko yageze mu nkambi yo mu Rwanda agasanga bararwaye korera cyane, yabonye atabyihanganira yemera gusubira muri Uganda kujoyininga igisirikare cya Museveni cyarwanyaga Obote kubera yuko yazanye amacakubiri muri Uganda ashaka kwirukana Abanyarwanda. Isomo rya gatatu, rwana ku buzima bwawe kabone n'iyo icyo waba urwana nacyo cyaba kikurusha imbaraga. Kabarebe n'abandi bana bagenzi be ubwo bari babujijwe kuva mw'uwo mugezi ngo bagire igihugu binjiramo, bacunze bwije bagendera ku ruhande rw'umugezi hegereye u Rwanda, baragenda binjirira muri pariki y'Akagera. Ubwo bageraga muri pariki y'Akagera bararuhutse bacana umuriro mwinshi kugira ngo imbeho itabica bagiye kuryama. Aho niho byageze rero bisanga muri situwasiyo yo gupfa no gukira, kubera ko bari bafite inka nyinshi batewe n'intare. Intare yari iri ku gasozi ko hirya, iramanza iratontoma irivuga. Mu masegonda make cyane yari ibagezeho, ifata inyana ya mbere mu ijosi irayiterura iyirenza Kabarebe. Amahitamo yari abiri muri situwasiyo, guhitamo gupfa utarwanye cyangwa se ugapfa urwana. Mu magambo ye Kabarebe aragira ati twarwanye nayo dufite inkoni, igasimbuka yajya kugufata ukayitaza ukayikubita inkoni. Ati ni ibintu byoroshye cyane, weho wikuramo ubwoba, yatera intambwe iza igusatira nawe ugatera indi uyegera, kuko iyo usubiye inyuma ihita igufata ikakwica. Ati twahanganye nayo kugeza ubwo yambutse umugezi ikagenda. Isomo rya kane, iga gukorana n'abandi. Mu gihe Kabarebe na bagenzi be b'Abanyarwanda bisuganyaga kugira ngo bagaruke mu Rwanda, byabasabye umuhate ukomeye wo kunga ubumwe bagakorana nk'ikipe. Ibi n'ubundi bari barabitojwe mu gisirikare nk'uko n'ubundi bisanzwe bitozwa abasirikare bose. Bagize umuhate wo gukorana nk'ikipe kubera ko icyo bashaka n'ubundi cyari kimwe, nubwo bitari byoroshye kuko hari abaturukaga muri Tanzania, abaturutse Uganda, abaturutse mu Burundi n'abaturutse muri Congo, bose bagahuriza hamwe kugira ngo bagaruke mu rwababyaye icyo byasaba cyose. Isomo rya gatanu, ntukihorere. Ubwo James Kabarebe na bagenzi be barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, bari bamaze kubohora igihugu, bahisemo kutihorera kandi babona babiciye, ahubwo bakurikiza inzira ya kimuntu yo kuburanisha abakoze ibyaha bagakatirwa bagafungwa. Ibyo ntibyarekeye aho kugeza aho bigishije na bagenzi babo kubabarira. Umuntu wamubabarira yarakwiciye bakaba bamukuriraho igifungo cyangwa se bakakigabanya. Gusa kuko batari bubone inkiko ziburanisha izo manza zose z'abantu bishe miliyoni irenga y'abantu, batekereje hamwe uburyo rusange bwo kuburanya abantu, aho bakoreye ibyaha babyita inkiko gacaca, aho bakusanyaga abantu bo mu gace kamwe bagafata abantu barokotse jenoside bagatanga ubuhamya bakariga n'ababiciye, haboneka n'abandi batanga buhamya bakabivuga, ubwo umuntu agakatirwa. Isomo rya gatandatu, ibintu ntago bihora bigenda uko wari ubyiteze. Mu rugamba nubona wagoswe impande zose, nta nzira yo gutsinda ihari, ariko ukabona inzira yo gusubira inyuma ugatabara amagara yawe, uzasubira inyuma kuko n'ubundi kuguma uri muzima n'indi nsinzi ukwayo. Aho biba bishoboka ko wazisuganya ukagaruka gutera. Mu ntambara ya kabiri ya Congo, Operation Kitona, misiyo yari ugukuraho Laurent Desire Kabila kuko n'ubundi aribo bari baramushyizeho. James Kabarebe yari yamaze kwirukanwa ndetse yamaze gushwana na Kabila, nyamara Kabila yiyibagije yuko aribo bamushyize ku butegetsi bakuyeho Mobutu Sese Seko Kukumbe Nduwa Zabanga. James Kabarebe yaje mu burasirazuba bwa Congo akusanya ingabo zageraga ku 1700, ziragenda zishimuta indege ya Air Zaire. Indege yagombaga kubagurutsa ikabakura mu burasirazuba bwa Congo ikabageza mu burengerazuba ku kibuga cy'indege cya Kitona.
Kitona babonye ko ku iyo nshuro bafite ingabo nkeya cyane ugereranyije n'izo bari bafite bakuraho Mobutu, aribyo byari byarabafashije kugenda ibirometero byinshi cyane bagenda mu modoka ndetse n'ahandi bakahagenda n'amaguru, bakagenda barwana n'ingabo za Mobutu kugeza igihe bageze Kinshasa bakamukuraho. Gusa icyo gihe byari byahindutse, bari bafite ingabo nkeya cyane ariko n'ibikoresho ari bike, baragenda bafata ikibuga cy'indege cya Kitona, ariko ubwo bari hafi ya Kinshasa bari mu marembo yayo, Laurent Desire Kabila yahunze umurwa ava i Kinshasa kugira ngo batamufata ajya mu wundi mujyi. Mu kubona ko yasumbirijwe kandi bashobora kumufatana ubutegetsi, yahise yitabaza amahanga harimo Angola, Zimbabwe ndetse na Afurika y'Epfo. Abo bose kugira ngo bemere kumutabara yabemereye yuko nibamukiza Kabarebe ari bubahe ubwisanzure busesuye mu mitungo kamere y'igihugu cye. Birumvikana ni amabuye y'agaciro. Ibyo byatumye ku ikubitiro igisirikare cya Robert Mugabe muri Zimbabwe bamanuka n'imbunda za automatique, maze imitutu yabo bayerekeza kuri Kabarebe ndetse n'abasore be. Ubwo mu majyepfo ya Kinshasa naho hari igisirikare cya Angola cyari kirimo cyambarira urugamba, bose bahurira kuri Kabarebe n'abasore be bararasana karahava. Byatumye Kabarebe abona ko intambara yahinduye isura, none atangira gushaka icyakorwa. Umwanzuro wa byose waje ugaragaza yuko urwo rugamba batakirutsinze, kubera yuko nubwo barwanaga berekeza Kinshasa ngo bafate ubutegetsi, uwo bari bufatane nawe yari yagiye. Bamaze kubona ko basumbirijwe impande zombi, bafashe umwanzuro wo gushaka uko bakikura aho hantu. Nk'uko bari barageze Kitona n'indege, n'ubundi bagombaga kongera gusubira aho baturutse n'indege. Gusa ntibyari bubashobokere kongera gusubira Kitona ngo abe ariho bahagurukira bagaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ahubwo icyo bakoze, bashakishije ahantu bakura ikibuga cy'indege kiri hafi, babona ni muri Angola. Nta kuzuyaza barambutse bajya muri Angola, bafata ikibuga cy'indege cyari hafi aho ngaho. Gusa n'ubundi iki kibuga cy'indege cyari gito ku buryo kitahagurukiraho indege nini. Nk'abantu bose bari kwirwanaho, bafashe umwanzuro wo kucyongera banakirinze kugira ngo bataza kucyamburwa. Ni akazi katari koroshye namba, ariko baragakoze, bakajya basubizayo ibitero by'ingabo za Angola zije kubatera ngo zibambure icyo kibuga, kugeza ubwo bamaze kugisana indege igaturuka i Kigali ikajya kubazana. Kandi urumva abantu bose barenga 1,000 ntago byari bushoboke ko bagendera rimwe mu ndege, ahubwo bamwe bajyaga kurwana n'ingabo za Angola bazisubiza inyuma, abandi bakurira indege bakagenda. Kugeza igihe hasigaye timu ya nyuma, yo yaramanjije ikora akazi gakomeye cyane. Baramanjije birukankana ingabo za Angola bazirasa, bazisubiza inyuma mu birometero byinshi cyane, maze nabo bagaruka biruka cyane amasigamana kugira ngo bahagurutse indege vuba na bwangu bahita bava mu gihugu cya Angola. Ni nako byagenze, bakirwa i Kigali mu mashyi menshi y'urufaya ndetse banashimirwa, atari uko batsinze urugamba cyangwa se batsinze misiyo, ahubwo ku bw'intsinzi yabo ubwabo n'ubuzima bwabo, kuba babashije kubukura mu menyo ya rubamba ingabo z'ibihugu bitatu byose bakaziva mu nzara ari bazima. Kandi nyamara bari abasore batageze no ku 2,000 ariko bari bayobowe n'intare. Urwo urugamba rw'intambara ya kabiri ya Kongo, urugamba rumwe rwonyine Kabarebe yasubiye inyuma, atari uko ari ikigwari, ahubwo ari uko ariyo nzira yo gucamo yari ihari iri mu buzima. Ndagushimiye wowe tugeranye kuri uyu munota uri kutwumva. Iyi ni Dego Media, aya ni amasomo mu mateka. Wibuke gukora subscribe, ufungura inzogera ndetse ujye ukanda na like. Jye wumvaga amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni ryanjye.